Ya bimeze bite rero? Ehe. Aha. Rebe ni Jaina ndetse uri kumva aracyari bingo. Nuko tuyitangiye. Nibutsa kuba ikeneye izindi episode twandikire kuri WhatsApp yacu 0787 74 saa twari turi. जी याद है Ako se aho nibuka मैं दरवाजे थे लेकिन kwa ruri hano ibwami लेकिन हम imiryango nyine iracyafunguye नॉर्मली ariko icyo nshaka kuvuga Maya ntabwo ajya apfa kugenda nk'abasanzwe bose hano ibwami मेरे के तो नहीं घूम सकते afite isiniya iri ibya mu gitondo हंगामा हो जाएगा ndetse ibaze Dash aramutse ambonye इसलिए ibintu byaba bibi cyane kurushaho niyo mpamvu nyine ngombaga kwitwara nka James Bond ni version y'umugore ya James Bond वैसे आप ये ट्रे लेके घूम क्यों रहे हैं वो हमने अपने नाश्ता बनाया और आज से हम अपने रोज खाना बनाएंगे और वही जो आपको पसंद है Rebe अब चलिए ना नाश्ता करते वरना ठंडा reka nyine tubanze turye mbere yuko bikonja इतना लंबा रूट जो लेके आए पहले nyine kubera ko natinze mu nzira birashoboka kuba byakonje atangira kumubwira inzira yanyuzemo yose ndurirangira hano mu idirishya चलिए करते हैं tujye gufata ibya mu gitondo rero ako kanya abarafashwa kitero kagatanya kugenda gasiga pese kandi do ikise buretse sibyo buretse di reka ngufashe yajya kumufasha sigaho utambara naba ariko reka ngufashe rebe चलिए tugende sibyo आइए बैठिए icara ariko wowe yicara hano ngomba kugufasha आपने खाया ese wigeze uryara हम बाद में खा लेंगे oya ndaza kurya nyuma ariko se oya अभी ngomba kurya aka kanya na apana nyuma आइए urumva ngwino egera hano de mfite umuntu kumenya akamenya yuko wariye cyangwa kuba twabireba hano muri filime byubahwe ndabona aricyo kintu gisigaye ngende byubahwe कैसा बना है bimeze bite ako kanya rwakomanze ni Jayama सॉरी इस तरह से आपको नाश्ता mumbabare kuba mbabangamiye gufata ifunguro ryanyu rya mu gitondo के साथ आना होगा ariko nyine ugomba kuza tukajyana sawa ndebe ariko mbere yuko agenda ejo nzaza mu gikoni dusangire ibya mu gitondo turi kumwe ndetse nta mpamvu yo guca muri koridori kuri pisine kuri terase ugahingukira mu idirishya hano ejo nzaza ego komanda मैं तो तुम्हें हाय बोलने आई थी ese urimo urakora icyangara nashaka kureba तुम बिजी हो reka nyeke ko uhuze कर रहे हो ese uri gukora ikintu cy'ingenzira माया ने mu by'ukuri nyine Maya पिकनिक का प्लान बनाने के लिए कहा है Maya yari yambwiye ngo dupange picnic nibyo nari ndi gukora ओह Roma ari kubaza wow पिकनिक picnic cyane वैसे ariko rero कि वापस आ जाने से तो ushobora kuba wishimye kuba Maya yaragarutse गॉड माया ठीक हो गई Imana ishimwe Maya ameze neza ऐसी है माया है ना Maya ameze nkaho ndi wa mbere sibyo ra umve Roma yishe umuti ako ibyo utangiye kuvuga ngo bya mbere ni biki nka mbere शायद नहीं ariko apana urashaka kuvuga iki ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम kubera icyo uri kuvuga gutyo nyine hari ukuntu छोटी चीजों को भूलने hari ukuntu atangiye kwibagirwa ibintu nk'urugero हमारा हेलो करने का uburyo twajyaga dusuhuzanya वो भी वो भूल गई है yarabyibagiwe pe लेकिन हो भी सकता है ना ariko nyine birumvikana इतनी देर के बाद kubera ko duhuye nyuma y'igihe kirekire क्योंकि है तो वो माया ubundi se ko ari Maya
ऐसे कोई दूसरी थोड़ी ना हो सकती। ntabwo yaba undi muntu. मतलब है कि शायद तुम्हें ऐसा urashaka kuvuga ko utekereza ko yaba atari mayara yaba ari undi muntu? oya atanabyumva ahubwo ceceka umve. मुझे nyine njyewe ऐसा लगना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। ibyo bintu se ntabwo nabitekerezaho. ya kuki watekereza gutyo? yatangiye kumwinjira mu mutwe. ariko rero ऐसा सोच भी सकते हो? nabyo wabitekereza kubera ko impanuka मैं अपनी आंखों से देखा था। wabonye n'amaso yawe. ntabwo ubyibuka ko hari impanuka wabonye n'amaso yawe koko? buriya ntiwabitekereza ko maya yaba ari undi muntu? ऐसे एक्सीडेंट से किसी ndetse biragoye cyane kuba umuntu yarokoka impanuka ikomeye nk'iriya. urebe इसीलिए शायद ahari wenda होगा कि niyo mpamvu utangiye kwiyumvamo yuko uriya atari maya ahubwo ari undi muntu. उसका चेहरा भी nyine bahuriye hamwe ku isura ni imwe भी nubwo yaba yarakomeretse. none se kuki mu maso ye nta nkovu zirimo? aha nimba ari maya umve birashoboka rero ko haba hari uburyo पता लगा सके कि ibyo byose twabimenya माया ही है। tukamenya niba ari maya cyangwa atari we. ibi ni iki rero? urandebera Roma we, urandebera ingingo atangiye kuzana Dash atigeze tekerezaho. buriya niba kuko yarakoze impanuka nta nkovu yaba afitera. ni ikibazo. नहीं देव, buretse Dave आप ये स्टेट इन्हें नहीं दे सकते। ntabwo wamuha ubu butaka n'iyi nzu. nta kibazo ari kujyama. पता मेरे बड़े हैं, anko Gaje ni mukuru kuri njyewe परिवार में रहे। ndetse imitungo y'umuryango igomba kuguma mu muryango. abashe kuba buri kimwe cyose bagiye babasinyira babemerera. तो इतनी सारी गाड़ियाँ ये बैंक byibura se wenda niba ushaka gutanga iyi estate kubera iki byibura utamuha nk'imodoka nyinshi डिपॉजिट्स ये देने n'amafaranga yo kuri banki? ये चीजें हमें क्या दे देंगे जी? हम none se kuba twayigumana n'ubundi byaba bivuze iki? बैलेंस izo modoka, amafaranga, imikufu, amazu ntacyo asobanuye kuri njyewe, ntacyo avuze kuri njyewe. मैं अपने भाई की केयर कर सकता njyewe icyo nshaka ni amafaranga ahagije yo kugira ngo nite ku muvandimwe wanjye. हूँ। इन चीजों से ibi byose rero n'ubundi ntabwo binzanira ibyishimo. उन्हें खुश हो जाने दीजिए। ndetse n'abantu babishaka niba aribyo byishimo bari buze kubona mubibahe bishime pu. mubibahe एग्जैक्टली। cyane rwose. और वैसे भी देव, तुम ना बड़े सिंपल किस्म के आदमी हो यार। Dave rega wowe uri umuntu uri simple, ना ntabwo ukunda kwigaragaza हमारा तो है। ariko twe turabikunda. umve icyo nshaka kuvuga. अब माया तो बची नहीं। maya se ko n'ubundi ataranga kugira ngo amafaranga tuyaspendinge बच्चा को ndetse Krisha nta burenganzira abifiteho. ubundi se uzabisigira nde? कौन होता है, इसलिए ये ninde wundi se wabyitaho uretse abagize umuryango wawe? कर दो, साइन कर दो। sinya di sinya twihere. ajya kubasinyira amazu, ajya kubasinyira undi umwanya ngo wo ngo yashakaga ibiki n'ibiki bose bari kureba. sinzi impamvu bashaka kubasinya vuba ese nk'aho ari ikintu baziranye. reka nizere yuko चीजों का सही से इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स। ibi byose muzabibyaza umumaro cyane rwose. yarangije. और ये भी उम्मीद करते हैं कि ये आपकी आखिरी reka nizere ko ubu ngubu ari bwo busabe bwanyu bwa nyuma. बात आप nyuma y'ibi ngibi rero बंद रखेंगे। ngiye gufunga iminwa yanyu या विल सी। cyane rwose tuzabireba. ndashaka ko babaha amadokima gusa ibindi ntabwo babyitayeho. urakoze cyane Dave we. Krisha ari kubireba ariko hari ikindi kintu kimwe kirengaho. hari ikindi kintu kimwe. umve ikihe kintu? राघव पर लगा केस वापस ले लो। ugomba gukuraho ikirego watanze kuri Ragavu. bebe ikirego agomba kugikuraho. ugura niwe ubimusabye. tugomba gufunguza umuhungu wacu rero. reka ntabwo nabyemera. kubera iki? वो तुम्हारा भाई है। hari umuvandimwe wawe करते हो wanga umuvandimwe wabigeze aho ngaho. नफरत ntabwo ngiye mwanga ariko niba utamwanga si ubwo niba iki? कि वो वापस आकर cyangwa uri gutekereza ko umunsi yagarutse हमारी बराबरी करने लग जाएगा।
azaba angana ubutunzi n'ubwawe ko azaza akagusimbura akahita ahinduka igikomangoma ugra इधर भले ही 100 शेरों की खाल पहन ले erega nubwo inkongoro yakambara nk'intare ntabwo yahinduka umwami w'ishyamba umva umuganire hano देव और राघव की पहले ना devu na ragavu और ना ही आगे कभी होगी ntibigeze baba bamwe nta nubwo bazigira baba bamwe rero niyo mpamvu byaba byiza uramutse wibagiwe kuba ragavu wamugira igikomangoma koko nimba ari uko bimeze se kubera iki devu atari gufunguza ragavu kubera iki atari kumukuza muri gereza niba utekereje ko devu ashoboye kuki rero ari gukanga umuhungu wanjye nako kuki ari kumufata nk'umwanzi we राघव कभी मेरा दुश्मन नहीं था ragavu ntabwo yageze abo umwanzi wanjye ndetse nta nubwo mufitiye ubwoba urumva ariko ntabwo nakibagirwa ibyo yakoze kubera ko ntabwo akwiriye imbabazi z'ibyo yakoze devu ragavu ibyo yakoze yabikoze yasinze ntabwo yari agamije kukwica लेकिन गोली सीधा जाके कृष्णा को लगी थी wenda njye ntacyo byari biba bimbwiye ariko isasu ryafashe Krisha देवराज वो एक हादसा yari impanuka ariko Devraj अपने कृष्णा को नींद में दफनाया था nagira mwibutse ko Ragavu yashyinguye Krisha mu butaka ari muzima ibyo bintu ntabwo nzigera mbyibagirwa ntabwo nakibagirwa umuntu wagerageje kwica Krisha urabyumva neza ntabwo umuntu nanjyewe namwibagirwa ariko Krisha ntabwo yapfuye aracyari muzima kandi arabana natwe sinzi impamvu ukomeje gufunga umutwe कृष्णा जैसी 2 कौड़ी की लड़की को ये ऐशो आराम की जिंदगी मिल जाए उसे और क्या चाहिए अरे कृष्णा जैसी गिरी हुई umukobwa uciritse nka Krisha umva anti birahagije urumva neza birahagije amagambo uri kuvuga arahagije birahagije bikubwira inshuro zingahe ko nagwaye icyo washakaga iki cyifuzo cyawe ntabwo nacyuzuza urumva neza ntabwo ndibuze kucyuzuza nigurira izo dokima sha ndaje nzisinyeho rebe rebe Krisha ari kureba दाश we क्या करना है तुम्हें uzi icyo uri buze gukora sibyo लेकिन मैं अपनी फ्रेंड पे डाउट नहीं करना चाहता ariko njyewe sinshaka gukeka inshuti yanjye ntabwo uri kumukeka ahubwo uri kugira ngo ube wizeye ibintu bihagazeho ndashaka ko uhagaze ku bintu niba koko ari maya wa nyawe nuramuka ukoze ibyo nkubwiye rero ntabwo uzongera kumushidikanyaho sibyo urabyumva तुम ठीक कह रही हो koko uravuga ukuri रोमा urakoze cyane Roma nawe ugenda rero niba bagiye gukora iki urebe मॉम आई गेस राघव भाई की रिहाई मांगना ना थोड़ा ज्यादा हो गया मैंने तो पहले ही कहा था बकवास आइडिया है abasasa batangiye kuganira ngo ukuntu ikiriya gitekerezo cyari ukurengera Ragavu ntabwo ari ubutaka ariko jewe nta kintu kimwe nakora ni umuhungu wanjye ngomba kumufunguza uko byagenda gute kose mbe Krisha ari kubumva je nta kibazo ariko mfitanye na Dev ndetse kugeza n'iyi tariki yujuje ibyifuzo byacu uretse yuko ari agacucuma gakeya ndetse biroroshye kuba wamushuka manikere se niyo kuvuga nayo ndi kuvuga manipulate apana manikere maze kubimenya rero nimba ari cyo washaka kuvuga twebwe icyo twakoze ntabwo ari ukumanipira ahubwo twakoze blackmail urumva hano bari kwigamba nyine icyo nshaka kuvuga Devraj yaduhaye icyo dushaka cyose kubera ikiro twamu blackmailinga ikibazo ni ukuri kubaza ibibazo by'ubugoryi ibi ntabwo nari mbigutegejeho pe ibyo twakoze uyu munsi twakoze ibyo twari twasabwe ndetse navuga yuko birenze ibyo twagiye twakiriye imyaka yose Jayama ni nk'igikuta kiri hagati yacu
ndetse na defrage. Rero nyine twagombaga kwicisha amazi kugira ngo tumuhagarike. Mwumve ibyo bari kwigaba byose Krisha ari kumva. Ndetse twagombaga gukoresha uburwayi bwa Dashi kugira ngo tubone icyo dushaka. Byiza cyane, very stupid. Ntabwo ubworyi bwinshi. देखा ना कैसे मजाक करते रहते हैं हमेशा. इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी देवा सर बिल्कुल अकेले. Ibaze kuba Defrage afite umuryango munini ariko n'ubundi acyari wenyine. Iki ni cy'umuryango wo buri kumutekerezaho koko. N'ubu sinabyizera. Ariko nyine birahagije. Oya ntabwo bizongera. देवराज सर के साथ ये सब और नहीं होने चाहिए. ntabwo nakomeza gutuma bino bintu bikomeza gutya. Ntabwo nabyemera. Ya tangiye guhamagara Maya. Urebe. Karabaye. Ya. Ahita yitegura vuba. का प्लान रेडी है? Pikiniki wamaze kwitegura neza cyane. Urebe bibutsa umuntu amaze kumwinjira mu mutwe avuga ati wowe banzo byizere neza niba koko ko muri kumwe ari Maya. Byagenze bitera niko bite ako kanya Deva itaza. Urebe nyine njyewe ari ikintu nshaka kureba. क्या? Kigi cyubwo mu by'ukuri ndashaka kureba tatuwaje yawe. Iyo tatuwaje nayo afite. Bibutse Roma yabamugiriye inama. Roma nawe rega arashaka umugabo. Adashaka umugabo. Ati ndashaka tatuwaje yawe. Tatuwaje Maya yari afite. मेरा टैटू. Tatuwaje yanjye se? हाथ पे जो वो माया लिखा है वो ya tatuwaje yari ku kuboko kwawe hari izina ryawe. बहुत डर लग रहा है मुझे. Nifite ubwoba ndumva ntatuje. Yereka iyo tatuwaje. Tuze ariko Dash we. ठीक नहीं लग रहा तुम्हें. Shaka kuvuga iki? Kuki wavuga gutyo? तुम मुझ पे शक uri kunyeka se? कर रहा हूँ तुम पे. Yego nyine ndi kugukeka. Karabaye. Ati cyane rwose ndi kugukeka. Ndi kugukeka. Ye? मुझे वो टैटू देखना वो Iyo tatuwaje ndashaka kwireba. चाहिए. Tatuwaje igomba kuba iri ku kuboko kwawe. मैंने पता माया के हाथ में Nayibonye ku kuboko kwa Maya. तो मुझे वो Nyereka iyo tatuwaje. Iyo tatuwaje bagiye kwimwandikaho birapfa. Bandika inyuguti imwe. Ibi sinabyizera. शक कैसे कर सकते हो? Ni gute wanyeka? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड. Ndi inshuti yawe magara Dash. माया देखो Reba Maya. मैं तुम पे शक नहीं करना चाहता लेकिन Bo ntabwo nshaka kugukeka ariko ndashaka kureba iyo tatuwaje. Njye nifitiye ubwoba. तुम प्लीज Kuva nameze neza. Byibura nyereka iyo tatuwaje. कुछ नहीं कहूँगा. Ndagusezerera ko nta kintu na kimwe nzongera kuvuga uhereye none. Dash. Kuki uri kwitwara nk'abana ra? Ceceka muvandi. मैं माया से बात कर रहा हूँ ना. Ubundi kuki witamika mu bibazo byacu ubundi? मत बोला. Njye ndashaka kureba iyo tatuwaje. Arangije agufatira n'ikintu cy'ikimonuma. Atangira kwikubaho. Dash ngwino tujyane. Oya ndashaka kureba iyo tatuwaje. Ndashaka kureba iyo tatuwaje. तुम अपना हाथ क्यों Ahisha ukuboko. Nyereka uko kuboko. Nyereka nta kintu ariko ndigwisha. Ehehe bajya gutwara. Turabizi ko nta tatuwaje afite. Rebe क्योंकि इसके हाथ में वो टैटू nta tatuwaje afite. Nta tatuwaje afite ntabwo ari Maya. के हाथ में वो टैटू Gufatira होता. ikintu kirangaha cy'icyuma. Ntabwo uri Maya. Ehehe uyarangije aramuruma. Urimo urakora ibikira. Ibi byose byakozwe na Roma. Yarangije arikomeretsa. Urimo urakora ibiki we? Do. Kureba hano. Arikomerekeje. Gwiki. Yikomerekeje mu buryo bwo kugira ngo arebe ko yacika. Umuti Roma yari yapanze uramupfubana. मैं तुम्हें अपना हाथ नहीं दिखा रही. Niyo mpamvu ntashaka kubona ukuboko kwanjye. Nendi gwisha iki gikomere. Amaraso we. ठीक है. Nta kibazo ariko we tuza. Gikomere cyawe. Ukuboko kwawe kwakomeretse we.
ehehe ibingibi biragenda biramurenga humeka ariko tuza biragenda biba byinshi cyane biramurenga ayiwa umwuka utangira kubura umwuka utangira kumuburana akira humeka hey unye ibintu biramurenga ibi byose ubiri inyuma ni Roma turabizi mbabarire maya mbabarire pe mbabarire rwose mbabarire mbabarira pe ntabwo nshaka kubona tatuwaje tuza ariko ehehe ngwino mu cyumba cyanjye ndaje rebe irangije ahita ajya kumufasha vuba प्यार कृषा के लिए दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है urukundo Devraj afitiye Krisha rutangiye kwiyongera buri munsi yitaye ku gikomere ngomba kugira icyo nkora vuba sha बिल्कुल ठीक है Devraj bimeze neza ariko ceceka ntabwo ibi byose nshaka kubyumva urumva ntabwo nshaka kubyumva rebe हम ठीक है देवराज meze neza ariko oya ntabwo meze neza arangije ahita amuterura Roma ari kureba ayiwe dore umujinya kuri Roma ariko ibi byose niwe wabitangije ngaho rebe umujinya ukamufata shaho ariko ubundi iki se nta kintu wakora Roma mbaba ndibutsa aracyari bingo uri kubasobanura bayikeneye izindi episode twandikire kuri WhatsApp yacu 0787 74 31 37